ndabasuje neza cyane dore mwaracikamwe ira na application mbanje kubereka ya iyo bita Popp nakoze withdraw murabona ko nigeze guzana nimero yanjye ariko muza mu gihugu cya Uganda ariko ibyo ntago ari byo nakoresheje step yo hasi payment method ya USDT trucks 20 iyo ngiyo biba bisaba ko ukoresha Binance dore uburyo iyo wayagije muri Binance uburyo ushobora kuyabikuza yashira kuri telefone yawe mbere na mbere wayashize muri found none uhita ukora icyo bita sell ubugiye kuyagurisha abariho abantu bari online nibo wibandaho none uhita wandika amafaranga yawe wabikuje urabona ko yari amadolari 10 mu manyarwanda 14,100 iyo umaje kuyandikamo hariya kuri mount bahita bakwereka abantu bashaka kubikuza mu mafaranga kuzamura ubwo ureba umuntu uri online ukamwemerera warangiza ugahitamo methode nimba ari momo nimba ari kwiti ukahita ngiye ni momo pay niyo nakoresheje niyo nahisemo bwibe bitabijyaho n'ubundi icyo dukora noneho tutadushaka uburyo tubikuza ya mafaranga tuyakora urabona ko tumaje gukora icyo bita sell twahisemo methode uburyo tukoresha tutadukora sell noneho iyo wakoze sell urabanza ukareba niba nimero wahisemo yagize ute yagiyemo momo pay yawe nimba yagiyemo hano hasi momo pay irimo kuko uba warayihuje ku mazina yawe warangiza ukareba nimba ibintu bimeze neza cyane kandi ndabwira abantu mutarafunguza Binance yemewe kuyikoresha harimo abayikoresha bakabikurizaho amafaranga kuri online koresha urubuga rwa Popp rwose Popp benshi niho bakwamiye bamwe ntibagiheruka no kuza kuri TikTok hora uri kuri TikTok menya ikigufitiye umumaro hakiri kare noneho twageze iyo warangije kuri step yawe uhita ukora kuri press order hara niho turi buze gukanda nimba utarafunguza Binance rwose mwazareba uko muyifunguza kugira ngo amafaranga yo kuri internet atazajya bacika ibi ni ibintu nakoze mu kanya rwose byakunze urabona ko tumaje kugira gutya tutadukora kuri press order none nkuko nabibabwiye icyo gihe turategereza urabona ko kandi cyitonderwa mu gihe wakoze press order bahita bagwa ijambo hasi payment received ara kuri payment received wirinda kuyikandaho mu gihe cyose amafaranga utarayabona ni cyitonderwa uba ugomba kwirinda kukana ari kuri pay received iyo ushaka kureba message ukanara kuri chat ukajya kureba message ukareba nimba ushaka no kumwandikira ukamwate ko watinze ukamwandikira ukamubwira uko bimeze ibyo tuba tugomba kumenya system tugomba gukoresha utarinze wirukanka imisozi uvuga ngo urashakisha umuntu ngo wohereza ngo amacoin ngo mukora exchange yana ama step maremare ushobora kubyikorera utarinze ujya guhiga abantu ngo baguhikorera ngo baguhindurira mu gihe utazababona ushaka iyi step ugomba kuyiga nawe ukayimenya tutegereza iminota mike cyane iminota 15 baba uyo ni iminota 30 ariko bikorwa iyo minota itarinze irangira iyo irangiye yamugezeho ntabikore ibyo nabyo tuzabireba undi musisi ko bidakunze kubaho karaga screenshot nkafata kugira ngo yenda ntihaba ikibazo runaka nkore report birabyo ntuzabyibande cyeka nuhura n'ikibazo arana ko turacyategereje ya minota kugira ngo igere ndagushishikariza gufunguza rwose Binance warangiza systeme nyinshi nka Popp idi na application rwose yemba neza cyane iyo wakoze abantu benshi bari kuyabikuza bari kuyarya nanjye naracikanywe Popp rwose nawe yifunguza cyane ku Igitsina Gore ni yabo rwose baremeye urabona ko ka SMS kaje bitabihindura n'isura byaje muri payment received nababwiraga urabona ko na SMS kuri momo isingera y'ibihumbi 14,100 ariko noneho uba ugomba kujya kureba ukareba niba bihura ukararimba kuri momo yawe amafaranga yagezeho ukajya kureba rwose ukararimba amafaranga yageze kuri momo kugira ngo
utazakora payment received urabona ko yagezeho 14,000 utazakora payment received kandi atigeze ageraho, icyo gihe uhita uhomba nyine. Kuko twabonye yageze turakora payment received, I have not received payment, I have verified, turakora kuri I have verified kuko yatugezeho. Yego, niturangiza dukore hariya none verify with passkey turayikora. Nitumara gukora passkey tuhita dukoresha iri application ya Autotico, niho tuba tuweza kode yo kwemeza ari ahantu. Kuri Autotico ntabwo bashaka kukwereka mu imbere, bitadukora paste bikijyanamo mu kuri verified. Urabona ko byabaye succeed, byabaye okay. Bitadukora kuri positive kuko positive yadukoreye service yacu mu buryo bwihuse, bitadukanda kuri positive kuba duhaye service nziza. Yego, urabona ko byagenze neza cyane. Aho ni amafaranga rwose aryoshye kuri Popp no ku zindi mbuga zose. Ugomba kumenya Binance uko ikora. Nimba ibi bintu nawe nimba waracikanywe, ngwino rwose, simba nshaka ko mutangwa. Simba nshaka ko mutangwa, kandi tuba dushaka ko twese tugera ku bintu byiza cyane, nta mpamvu yo kwikubira, twese tugere ku iterambere. Abenshi bagera ku bintu ntibakaduhisha ibanga ryabyo, ariko ngewe nzajya mbashakira ubushakashatsi uko Imana izajya inshoboza, nzajya mbere ku buryo bigendamo. Rwose njye narakiyemeje, nzajya mbamenera amabanga yo ku mbuga. Naho ndi kuri TikTok twarakwamiye abenshi, twarahakwamiye akenshi nta nubwo bagira ute, bamwe baba bashaka kutwibira ibanga, ariko naho nimbivumbura nzabibabwira. Murabona ko y'amafaranga yavuyeho, tugiye kurana nimba yavuye no kuri noze kuko byaciyemo, ntabwo yaba agisigaye kuri Binance. Ikindi gihe nzabe ku buryo uyavana kuri Popp yashyira kuri Binance. Nimubishima mubimbwire nzabibereke uburyo uyavana kuri Popp ukashyira kuri Binance. Nibigucanga uzanyandikiye muri inbox cyangwa uzaze wandike muri comment, mwufashe mwubwira aho mwufashiriza. Hari n'uburyo yahinduranyamo, byose tuzagenda tubibona bitewe nuko uzagira ute uzabishaka. Mukubiteho like na share, menye ngo Turikumwe.